nta hantu nigeze nsoma ngo mbone ko umwana ashobora kuba yanywa gombo, ahubwo kereka niba mu rugo musanzwe mukoresha imboga, kuko gombo hari abantu benshi murabizi baziteka. Ariko ikintu nzi ku mwana, iyo iriya gahunda imugora yo gukora kaka, niba hari ikintu nabonye, ipapayi yoroshya mu nda ku bana, ko nta mwana wanjye urarara atakoze iyo gahunda kubera ipapayi n'amazi. Ikintu nabonye gikunda kubura ni umwembe, ariko ipapayi, amazi, noneho na rya ronji nyine rya oranje, rimwe ridasa, rimwe nyine rya oranje ababyeyi benshi bararizi. Ibyo ni byo bintu nakugiramo inama, wenda kugerageza kumuha. Ariko gombo yo, nimba uzi ko hari uburwayi runaka usanzwe ufite, wenda nari ntanze urugero kuri izo ndwara ebyiri, ariko hashobora kuba hari n'ubundi. Ntabwo ari byiza kumva ikintu wenda ushaka kucyumva ukumva cyagira icyo kigufasha, ukaba wabaza muganga wawe, ntese ko numvishije iki kintu aha n'aha, cyangwa se iki kintu ko nacyumvishije nkumva nakigerageza, ese ntacyo bitwaye ku miti mfata cyangwa no ku burwayi bwanjye? Yego pe, fone aba ari iyawe, ibintu upositinga haba ari ibyawe, ariko uba wabipositinze kugira abantu batunze nimero zawe babibone. Bikambabaza kubona nk'umumama cyangwa se umukobwa, umuntu w'igitsina gore yashwanye n'umuntu bakundana, bafite akantu gato bapfuye. Urugero, bapfuye ko yarayamuhamagaye ntiyamwitaba, ati gute naguhamagaye inshuro 3 ntiwanyitaba, kandi n'ejo bundi byarabaye ibiki n'ibiki, njye nawe gutya na gutya, bakabwirana nabi, bigatuma bashaka kumara hejuru y'amasaha 5 batari kuvugana. Mukobwa mwiza, ukabipositinga, ugapositinga ngo inkundo z'iki gihe, ngo gutya na gutya, nyine ku buryo ushyiraho amagambo mabi pe. Uri kurya uko ushaka, uri kubona amafaranga kugenda mu modoka ushaka, ariko mu mutima wawe nta mahoro ufitemo, kandi ntawe yakubujije, nta muntu wakuvuze nabi, nta muntu muri ufitiye ideni ngo arimo arakubwira ati uku kwezi ni kurenga utanyishyuye ngewe biramera nabi. Kubera ubuto bwawe wabukoresheje mu bintu bitari ngombwa. Muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe. Nizere ko Nyagasani arimo gushyiramo imigisha mu bintu byanyu. Umwaka nari nikinduye telefone ku munwa, umwaka uzarangira bimeze neza, byibura umwaka uzajya kurangira nyine ibyo wifuzaga bigeze muri 1/2, ko hari igihe kuri bamwe bicamo byose cyangwa bikanarenga uko yabitekerezaga, hari n'igihe bidacamo, hari n'abantu baba badafite ikintu wenda bashyizeho, akavuga ngo Mana uzamfashe uyu mwaka nujya kurangira wenda nzabe naraguze moto 2, akaba nta kintu yashyizeho kandi Imana ikamuha. Ni byiza rero nimba uyu mwaka hari ikintu cyiza wagusigiye mu buryo bwo ari bwo bwose bushoboka. Rero nari nabasezeranyije yuko nzasubiza komenti zimwe na zimwe, ariko nkazisubiriza kuri kamera. Rero iki kiganiro ni cyo kintu cya mbere ngiye gukoramo, ngiye gusubiza komenti mere ku kiganiro twakoze kijyanye n'ibintu by'abadamu, ku bintu nababwiyeho birimo uriya munyu wo mu nyanja, harimo ibintu bya karafu, ibintu ushobora kunywa ukaba umeze neza. Ntarajya kure, hari umuntu wanditse komenti aravuga ngo umwana we gukora pupu biramugora, ngo ese ngo yamuha gombo. Sinibaza ko wayimuha. Njye buriya mbabwira ibintu nagerageje gukoresha, mbabwira ibintu nasomyeho, kuko murabizi abantu akenshi bibe n'ababyize bariga nyuma baganakomeza bagasoma, kuko abantu bariga buri munsi, ibintu bishyashya biravuka. Rero iyo ugize amahirwe yo gusoma ntibigutere ubunebwe, gusoma ukumva ubikunze ni amahirwe mu buzima bwawe ufite, ko gusoma nabwo nabonye ari impano. Hari nk'abantu ngewe nzi nubaha cyane bafite impano yo gusoma, ushobora gusanga
ashobora gusoma paje zirenga 50 z'igitabo runaka cyangwa z'ibintu runaka. Rero nta hantu nigeze nsoma ngo mbone ko umwana ashobora kuba yanywa gombo, ahubwo kereka niba mu rugo musanzwe mukoresha imboga, kuko gombo hari abantu benshi murabizi baziteka. Ubundi abasenegare nibo bantu bakunda kuzirya cyane nk'imboga zabo, nk'uko natwe turya dodo, epinari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero hari abantu abasenegare benshi bakoresha gombo nk'imboga. Ntekereza ko kereka abaye asanzwe harazirya muri ubwo buryo, ariko ikintu nzi ku mwana iyo iriya gahunda imugora yo gukora kaka, niba hari ikintu nabonye, ipapayi yoroshya mu nda ku bana, ko nta mwana wanjye urarara atakoze iyo gahunda kubera ipapayi n'amazi. Ikintu nabonye gikunda kubura ni umwembe, ariko ipapayi, amazi, noneho na rya ronji nyine rya oranje, rimwe nyine rya oranje ababyeyi benshi bararizi. Ibyo ni byo bintu nakugiramo inama wenda kugerageza kumuha, ariko gombo yo sinzi, ntabwo nzi ko umwana yayinywa, ntabwo nzi ko ku mwana rwose sinzi ko hari ikintu yamutwara, ariko nta nubwo nanakubwira ngo nakugira inama yo kumuha. Rero hari umuntu wanditse witwa Umutoniwase ngo cloves y'ifu ikora kimwe niyo utweretse. Thank you so much, we love you. Ariko mana inuze iriya y'ifu bikora kimwe, ahubwo iyi fu iroroha mu kuyikoresha. Ushobora guteka amazi akabira ukayishyiramo ugakora nko umuntu akoraga amata y'ifu, ahubwo iriya yindi nige naberetse bisaba kuyiteka. Urumva ni cyo kintu bitandukanira, ariko ubundi mu byo ikora ishinzwe mu mubiri w'umuntu ni bimwe, ikora bimwe rwose, kuko nyine nayo iba ikiri karafu nk'ibisanzwe, nuko aba ari iy'ifu. Hari umuntu wavuze ngo umunyu wirukana imbeba, iyo ziwuriye zirashonga zigapfa. Reka mbabwize ukuri, hari ahantu hamwe iwacu hari imbeba, nzabigerageza nimbona bikora nanjye nzaza nanga ubuhamya. Ariko ubu uyu muvandimwe yitwa Niyomuhoza, uko biri kose buriya yarabigerageje cyangwa se arabizi neza. Nanjye hari ahantu mu rugo mfite hari imbeba hanesa, nzazishyiramo ndebe. Ntabwo nari mbizi ko imbeba zikoraho kuri ako kantu. Hari umuntu wavuze ngo sweet mami ivura iki, wambabariye ukansobanurira umumaro wayo. Mwibuke neza mu kiganiro narabajije ku bantu baba barayikoresheje ngo batubwire, kubera ko nari narumvishije ko ishobora kubitera ama infection, ishobora kuba atari nziza. Comment nyinshi, nanashimire buri muntu wese washyize comment kuri iki kiganiro ndi kuvugaho. Buriya hari abantu benshi bashobora kuba barashakaga kuyikoresha, cyangwa ugasanga uwo munsi yanayiguze ariko akaba yarayibonye ko atari sawa, kuko abenshi bashyizeho ko atari sawa, itera ama infection. Hariho umubyeyi umwe wadusobanuriye ukuntu iba imeze, ko atari sawa, itera ibibazo byinshi n'ibiki byose. Aravuga ati kandi kunywa amazi menshi ni byiza cyane kuruta ibindi bintu byose, kandi koko amazi ni meza murabizi, turetse no ku badamu cyangwa ibiki byose. Hari umuntu rero wambajije ngo keca ujye ngo niba yaravuze ngo ujya munyu na karafu umuntu yabibona gute. Rero ndashaka kubaha nimero ushobora gukuraho ibintu byinshi iyo muri Sunload. Bakora ibintu byinshi cyane, byinshi pe. Bafite icyayi kigufasha kugabanya ibiro, bafite ibyo byose muri kumbaza bya karafu n'umunyu, bafite n'ibindi byinshi navugira ahangaha kuri kamera. Bashaka kugufasha kuva ku biyobyabwenge, bafite imiti ikuza imisatsi, mana we, bafite ibintu byose bishoboka umuntu akenera, yaba umudamu cyane ndetse wenda no ku bagabo, kubera ko hari igihe ushaka kuba uri umudamu nako uri umugabo ukeneye gukuza imisatsi, kuko murabizi hariho abagabo batereka imisatsi. Ikindi hariho
abagabo baba batunze nyine, urugero nk'imisatsi anayisuka ariko atazi ahantu yakura amavuta meza, baragufasha rero. Bafite amavuta akuza imisatsi, icyayi kigabanya ibiro. Icyo cyayi ndi hafi nanjye gutangira kugikoresha, nzagikoresha bimeze gutya. Nzahagarara ku munzani murebe ibiro, nyibereke icyo cyayi tuganireho, niturangiza nyuma y'ukwezi nongere nanjye nipime. Uretse n'ibyo rero, murabizi abadamu tugira utuntu twinshi cyane tw'amabanga, noneho byajyana ku miterere yacu bikaba ibanga cyane kurushaho. Hari ibintu byinshi byinshi cyane ngewe nshobora kuba ntavugira kuri kamera, bitewe n'uko murabizi ibiganiro byacu birebwa n'abantu b'ingeri zose. Ashobora kuba ari umwana ukaba ugiye gutuma yumva ibintu bitajyanye n'imyaka ye, ariko ugezeyo muri Sunloot bagufasha, bakagusobanurira ndetse bakagufasha muri buri kibazo cyose waba ufite. Nimero yabo rero ni 0792 036 510. Nongere nyisubiremo: 0792 036 510. Mubahamagare, barabaha serivisi nziza, nabamenye kubera ibintu byiza. Ubundi umuntu uzajyayo bakamukorera bigacamo, azaduha ubuhamya n'abandi babagane, ibintu bikomeze bigende neza. Rero hari byinshi ushobora kuba wenda warifuje ko kumbaza, ariko nyine ugasanga bishobora kuba bigoye ko wenda hari comment nyinshi nabonye zagiye ku kiganiro nziza, z'abantu bashimye ko hari icyo biba bibafashije. Hazamo n'abandi babinenga, ntago babura. Ikintu kimwe nshaka kwibwirira abantu, nimba usanzwe ufite uburwayi runaka mu mubiri wawe, urugero ushobora kuba urwaye, hari indwara nyinshi zidakira. Ushobora wenda kuba ufite nka, urugero dutanga ihe, nka diyabete cyangwa se kanseri. Indwara urabizi ko uyifite, ufite imiti ufata. Si byiza, si byiza na gato ko nyuma y'ubwo burwayi ufite n'imiti ufata ujya kongeramo ibindi bintu umuganga wawe ataguhaye. Nimba uzi ko hari uburwayi runaka usanzwe ufite, wenda nari ntanze urugero kuri izo ndwara ebyiri, ariko hashobora kuba hari n'ubundi. Ntabwo ari byiza kumva ikintu wenda ushaka kucyumva ukumva cyagira icyo kigufasha, ukaba wabaza muganga wawe, ntese ko numvishije iki kintu aha n'aha, cyangwa se iki kintu ko nacyumvishije nkumva nakigerageza, ese ntacyo bitwaye ku miti mfata cyangwa no ku burwayi bwanjye? Aho kwifata ukanywa ibintu byinshi cyangwa ukishyiramo ibintu byinshi mu mubiri wawe, ugasanga bihuye na miti yawe wasanzwe gukoresha, bikubereye bibi, ntabwo aba ari sawa. Ikindi, hariho imiti yo gufata ugapfa kwinjiza mu mubiri wawe. Buriya bibi ibintu turya, bibi ibintu tumira, bibi ibyo tunywa, bibe n'ibindi byinshi twinjiza ahantu tutareba, tujye tubyitondera. Impamvu bivuga ni iyi: ushobora guhura n'umuntu akakubwira ngumva ngo ngewe ngo urugero, nigeze gufata nshutse umukobwa wanjye w'imfura, nigeze gufata ishaza ndarimira ngo ndimo ndagira ngo amashereka ngo agende. Ni ibintu bari bambwiye. Mw'abantu nararimize, ariko namaze hafi iminsi 4 numva ishaza rikiri hano, ntabasha kurya, nyine numva ntameze neza na gato. None ikintu cyambabaje nuko n'ubundi namaze hafi icyumweru ya mashereka ahari, ariko n'ubundi aza kugenda. Abantu benshi barambwira ngo rirakora, ariko nkeka ko ngewe impamvu wenda byatinze kuba yagenze, ntago namize iryumye. Nagiye ahantu bari bafite amashaza hafi y'iwacu kuri 40, ndarifata ndamira. Nino risanzwe tujyana mu rugo tugateka, ariko ngo hari irindi ngo riba ryumye, ntago nize mbasha kubimenya. Ariko namaze iminsi numva ameze nabi. Ariko rero si buri wese, hari n'undi warikoresha ntibigire ikintu bimutwara, akumva nta sesemi, nta kibazo na kimwe tu. Ni byiza rero, nimba urugero wumvishije ikintu kuri YouTube, yaba njye ukivuga, yaba uwundi muntu waba wakivuze, niba ugiye kugerageza kugikoresha uzi neza ko umubiri wawe ugoye. Nk'ubu ngewe nzi ibintu nshaka kumva kuri YouTube,
mbizi ko mbikeneye no kubikoresha, neza nkabaza umuganga wanjye bitewe n'iki. Hari ibintu niziho kuri ngewe bigoye, nk'ubu simbabeshye, nk'undi muntu ntabwo yapfa kunkora ku zuru akozeho gutya gusa, nubwo yaba nyine ategereyeho cyane akakazana intoki nk'aha ngaha intoki zanjye ziri, nditsamura ndafungana. Ibyo bintu ni ukuri ntago, ariko ngewe nakoraho inshuro zose zishoboka singira ikibazo, ariko undi muntu ntabwo bikunda. Wumve ko kubera kurwara amasenezite ngira nyine aleriji zanjye ziri ku rundi rwego, ntabwo undi muntu ashaka gupfa kunkoraho gutyo. Ikindi nzi ahantu nshobora kujya, nzi n'ahantu nashaka kujya. Hari n'igihe mba nicaye nk'ahantu turi nko mu bantu barenga batanu, nkata nkurura buri mwuka w'umuntu uri aho ngaho, nkaba nyine ku buryo ubusa navuga gute, nshobora gutandukanya imyuka y'abo bantu, nyine uburyo bahumura cyangwa ibintu bisiga mu buryo bwihuse kandi bworoshye. Nshobora kuba nicaye hano nkumva ko hari za marijoze kandi ntarayibona n'amaso yanjye. Nshobora kuba nicaye ahantu nkumva ko hari ibinyenzi byinshi ntaranabibona, ntanabizi ko muri urwo rugo babigira, ariko ku binyenzi ho nzi ko abantu benshi icyo kintu bakigira. Rero ni ngewe nimba nzi ko meze gutya, nshobora kumva umuntu uri kuvuga imiti y'amasenezite kandi wenda ari yayandi yoroheje, ariko nkawukoresha ngewe nkasanga ntumfashije, cyangwa se ndawukoresheje aleriji ziriyongereye, ngize n'izo nzana inyuma ku ruhu. Rero biba byiza iyo usanzwe uzi uruhu rwawe. Twe turasoma, ngewe nako kanivuge ku giti cyanjye, ndasoma ibyo bintu nkabigerageza nkabikoresha, noneho nkanatekereza ko mfite abantu benshi bankunda. Ku mugani hari umuntu wanditse yuko nyine abantu badafite bakuru babo cyangwa abantu babaganiriza mba mbafashije. Ndabizi ngewe mfite mukuru wanjye umwe witwa Latifa, ubu se mwamaze kumumenya muramuvuga, namugize indirimbo kuri channel yanjye. Dushobora kuganira ku bintu nk'ibyo by'amayendereyo n'ibindi, ariko bikagera ibyo nanjye menya ahandi ku ruhande nkashaka kubigerageza. N'iki mbaye mbizi ko icyo kintu ari kibi, ntabwo nakibasangiza kuko ntacyo dupfa, nta nubwo ndi mubi. Ikindi nta nubwo natunga ibintu iwanjye nanjye nakoresha. Ariko ikintu kimwe mu bintu naberetse nashakaga kumenya, nanabasobanuriye ko nabiguze dufite agashoti muvi nari ndi gukora, ntabwo mwakarebye, kari karimo ka Sweet Mami, tugaragaza ko uwo mudamu yatwaye umugabo kubera icyo kintu, ariko mwarabyumvishije. Ntabwo nzi ba nyiri Sweet Mami ngo ndi gusebya ibintu byabo, oya, njye navuze comment mwazibona ku kiganiro cyanjye. Abenshi ndashimira buri muntu wese washyizeho comment nziza, washyizeho ukuntu abyumva, washyizeho impungenge ziwe, washyizeho izindi nama, mbega buri kimwe cyose mwashyize ku kiganiro cyanjye ndakibashimira. Ikindi n'ikintu cyose mwambajije ukaba ubonye iki kiganiro simbashe kugisubiza, ni ukubera ko naguhaye nimero zo muri Sunrot, ushobora kugenda rero bakagufasha byinshi, bakuganiriza, hari n'ibyo umuntu aba atazi kandi by'ingenzi bakagufasha. Nimero yabo nayibahaye, mubagane bizacamo. Mvuye kuri ibyo rero, kuri izo komenti, hari abantu banyandikiye ku kiganiro nakoze cya kiriya detox igabanya ibiro, bambaza niba umuntu wonsa yayifata. Reka mbabwize ukuri, hari ubuhamya bumwe numvishije bw'umumama, nanabivuzeho, sindi buvugeho cyane, nabivuzeho ko hari abantu benshi babifata kuko amashereka buriya ava mu bintu byinshi. Ikibi ni ugufata iyo regime ugasanga nturi kunywa ikintu gifitiye umwana umumaro, urabihagaritse. Umwana nawe umushyira kuri regime kandi umwana atayikeneye, ugasanga ugiye kumushyira mu buzima bubi, umwana agiye kurwaragurika, umwana akuze nabi, ahuye n'ibindi bintu byinshi. Niba uri kubikora, fata n'ibindi bintu by'ingenzi ku mwana, kandi rindira byibura amezi 6, ntabwo ari menshi pe, amezi 6 ntabwo ari menshi. Ushobora gutangira regime ku mezi 6, umwana noneho aba afite ibindi afata birimo intungamubiri, nawe uba ukimwonsa, kandi urugero ushobora kunywa ubushera, igikoma, bikagufasha. Niyo regime yawe ukayikora, ariko tugomba kwita ku bana bacu kuko turabavunikira cyane. Twebwe abadamu iyo tumaze kubyara
abenshi turiyibagirwa niyo mpamvu usanga hari igihe umuntu agize ibiro akagera mu mibare itatu akajya nk'ibiro 120. Kubera iki? We yaravuze ati ngiye ngomba kubikorera umwana wanjye, bikaba ubwo mu kanya anyweye nido, mu kanya akayiryamo ubugari, mu kanya akagera gute, bigakomeza gutyo ibintu. Ikindi abenshi nabivuzeho ko nize guhura n'umuntu kwa muganga nawe akavuga ko ikora yayikoresheje. Nzi ko abenshi cyane izabafasha kandi bizacamo bikamera neza. Abantu bifuza ko nzabereka umunsi wanjye iyo ndi gufata regime ukuntu uba uteye, ndi kubikoraho pe, ndi kubikoraho. Hari imbogamizi imwe nto cyane nari nabitangiye uyu munsi nahuye nayo, ariko bituma mbihagarika, ariko ntibizarenga iki cyumweru. Uyu mwaka ugomba kurangira mubonye ukuntu umunsi wanjye uba uteye. Twagiye rero, ubwo tuvuye kuri komenti narinde gusubiza, ariko hari ikintu kimwe maze iminsi nibaza, maze hashize igihe kinini mbibonye, ariko maze nk'icyumweru mbitekerezaho. Hari igihe ikintu kiba ugasanga kandi abantu benshi bagihuriyeho, hari abagihereza agaciro, hari abakibona bakagifata nk'ibintu biri aho ngaho, ariko navuze kubera iki tutabiganiraho? Byibura ushobora gusanga n'umuntu ubikora abiretse, kuko ku ruhande rwanjye njye mbona atari ibintu byiza, mbona ari ibintu bigayitse, mbona ari ukwishyira hanze mu bundi buryo budakwiriye. Kandi nkababazwa n'iki ngiki, status zacu zo kuri WhatsApp, hari abantu benshi bazikoresha mu bundi buryo. Yego telefone aba ari iyawe, ibintu posting aho aba ari ibyawe, ariko uba wabipostinze kugira abantu batunze nimero zawe babibone. Bikambabaza kubona nk'umumama cyangwa se umukobwa, umuntu w'igitsina gore yashwanye n'umuntu bakundana, bafite akantu gato bapfuye. Urugero, bapfuye ko yarayamuhamagaye ntiyamwitaba, ati gute naguhamagaye inshuro 3 ntiwanyitaba, kandi n'ejo bundi byarabaye ibiki n'ibiki, njye nawe gutya na gutya, bakabwirana nabi bigatuma bashaka kumara hejuru y'amasaha 5 batari kuvugana. Umukobwa mwiza ukabipostinga, ugapostinga ngo inkundo z'iki gihe, ngo gutya na gutya, nyine ku buryo ushyiraho amagambo mabi pe, umuntu wese akabibona ko bishobora kuba byaraye bigenze nabi. Reka rero boyfriend mu kanya azi kuza kugusaba imbabazi, uhita urwana no kubisiba, uhita urwana no gushyiraho ukuntu bamufite babyumva. Ese ni ibiki bamufite babyumva ibiki? Cyangwa wowe bagufite babyumva guhuzagurika kwawe, kugaragaza buri kimwe cyawe. Stati zifite ukuntu zisigaye zikoresha abantu nabi. Umugore n'umugabo barashwanye, cyangwa tureke n'umugore n'umugabo n'abavandimwe babana mu nzu, urugero bafite nk'inzu bishyura, nk'umupangayi wenda arishyuye, umukuru wenda afite izindi nshingano runaka zirenze kuza abavandimwe be, akuyeho 10,000, undi arapostinze ngo uwo mutungo wa mama na data se ngo uri murarya ngo wageze ngo uzakugwa amahoro. Nshuti yanjye, usibye kubibona ababazi bakabota, mu kanya umuvandimwe yakubwira ati nari nayajyanye muri ibi, ariko dore ngaya nayagaruye, nimba ari 50,000 fata 25 zawe nanjye mfata izindi. Mu kandi kanya ukahita umupostinga ngo uramukunda mu mabara yose. Ikimbabaza rero ni iki? Ni ukuntu iyo ako kantu gato kavuyeho uhita usiba ukahita ushyiraho. Uzi ikintu uba uri kurema mu bantu, ko uri umuntu uhuzagurika, uri umuntu ugira akavuyo. Reka nkubabwire impamvu ibi bintu mba numva ari bibi. Stati zawe zishobora kuba zirebwa na bosi wawe w'ejo hazaza, wabizi ko ashaka kugira umukozi, wowe utabizi ko ashaka ko umubera umukozi, ariko yajya abona akavuyo uba ufite kuri stati, ibintu upostinga by'amatiku, akumva aragutinye. Kwejo nujya mu kazi, imashini bakorera ikaba ifite ibibazo, ikaba yaka nyuma y'iminota 30, nabyo kuzabipostinga cyangwa ukajya kubivuga ahandi bitari ngombwa.
rero hari ibintu dukora tugatuma abantu badutekerezaho ukuntu kutari kwiza ari twe twabyikore. Ndabizi pe, sha ndi mu bantu bavuzwe, ndi mu bantu bavuzwe barongera baravugwa. Iyo umuntu aza kuba avugwa akavaho urwara ejo akavaho ijisho, nta kintu nari kuba nsigaranye, nta nubwo mwari kumenya, nari kuba ndi umuyonga wibereye mu butaka nirirwa mbareba gutya, ariko ngiye narayonze narashize. Ariko hakaba n'ibintu umuntu, abantu barakakuvuga ibyo bavuga batazi ukuri kwabyo ijana ku ijana, ariko wibahereza izo screenshot ni ukuri ntago ari byo. Mu kandi kanya ukabona umuntu arapostinze, ni umukobwa mwiza cyangwa ni umupapa mwiza wafataga nk'urugero, apostinze ibintu bitabaho, ukumva umutakarije icyizere. Nyine mu bantu bakurebera stati, kereka nimba uzi ko nta muntu uri seriye urimo, nyine ujye wipostingira pe, ujye ubikoresha uko ubyumva. Ariko nimba uri umuntu ufite ikintu ushaka mu buzima bwawe, uri umuntu ukeneye ko abantu bakugirira icyizere, ni ukuri hari ibintu mukwiriye guhagarika. Ikintu kibabaje uraje urabipostinze, ibyo bintu by'amatiku ni biki? Ese iyo ubipostinze bihita bishira? Ese iyo ubipostinze abantu barakubwira ngo Paul ukumva urishimye, cyangwa barakubwira ngo ngo abisi ni babi, barakogeza kugira mu kanya zo kongeraho n'ibindi. Niba watukanye n'umuntu mukabwirana ukuntu ari inzanga, mu kanya numubwira ko ari inzengere ubwayaze n'ibiki byose, nabyo uzubishyireho, ubihere tu ibyo bavuga, ubihere ibyo babona bakagutaramiraho nyine. Oya, hari ibintu biba bitari ngombwa. Ikindi, mu bantu bapostinga utugambo dusekeje, utuntu tw'ubugoryi, ngewe mbamo. Ntabwo ari byo mvuga byo gupostinga utuntu nk'utwo ngutwo, kuko dutandukanye cyane no kujya gushyira hanze ibibazo byawe. Nk'ubu tukaba tuziranye, urugero wenda tugapfa se nk'ikira, nko kuba nagombaga kugera ahantu saa sita nkahagera saa saba, wowe ukahananga, singire simbe naguhamagaye, nkaba narindi mu nzira nshakisha uko nshoboye nkihuta kugira ngo nkugereho, nkasanga warakaye ukahita wandika ngo ugashaka uburyo bwose wandika, ariko kandi ugashyiramo akantu kari butume nza kumenya ko ari ngewe, kandi nge ndahari, ushobora kumbwira. Buriya niwumva umuntu ashaka kukubwira defo zawe, uzamutega amatwi ubyumve, kuko hari n'umuntu nk'uko nabivuze uba ubikora atabizi. Nzi neza ko mu bantu bakurikira ibiganiro byanjye, cyangwa mu bantu bankunda ndetse no mu bafana banjye, kuko abafana n'abakunzi ni ibintu bitandukanye, ni abantu babiri batandukanye, mumbabarire. Nzi ko harimo umuntu ushaka kuba yaduhereza ubuhamya muri komenti z'icyiza stati zamuhaye n'ikibi stati zamuhaye. Rero hakaba hari n'undi muntu ubikora akiri mu kigare, nta kibi ziramwereka, ariko ni ukuri kandi gihari. Stati ushaka gupostingaho ibintu ni ukuri, kandi ari yawe ya WhatsApp, ariko ikaba ari mbi, ikakuzanira ibintu bibi. Hari nk'abantu bagera muri 5 njya ndebera stati nkumva mbagiriye impuhwe, ni ukuri nkumva mbagiriye impuhwe, nkibaza ko kaba ari akantu koroshye kagushyuhije simukadi ugapostinga, nk'ubwo habaye ikindi kintu gikaze wakora ibingana iki? Ikindi kintu, stati zijya guhura n'ikintu cyo kuba umuntu yicaye nk'ahantu akumva nimba uyu munsi muhuye wenda yambaye urukweto rufiteho akabazo, akakubwira iyi nkweto ndayikunda cyane, mana yanjye iyi nkweto ndayikunda, ntiwabyumva, kandi ni ukuri mu rugo mfite inkweto zirenga 20. We hari utuntu abantu bakunda, niba nta muntu uvuze ku nkweto zawe, nta muntu ugize ikintu na kimwe akubaza, wowe uzana story z'inkweto zawe,
utwo tuntu ntabwo ari twiza, kuko hari nk'umuntu uba uri kubibwira agahita yibaza uyu muntu afite ikihe kibazo. Ufashe umuntu umuteye sitori z'ibintu we atakubajije, ariko kandi umeze nk'umuntu uri kumwisobanuraho. Hari ibintu byinshi bitugusha mu makosa. tugomba kuba tugomba kuba abantu. Hari ikintu kimwe kare numvishije, hari ukuntu uba uri mutoya ugakora ibintu nta kubitekerezaho, nyuma wagira imyaka iri hejuru nk'iya 35 ugatangira ukicuza bya bintu ubutoya bwawe bwagukoresheje, ukabaho uri umuntu wicuza, ukabaho uri umuntu ufite ubwoba ati ye baba we ibira bintu iyo nabipostinga, ye baba we ibi bintu iyo ntabivugaho, ibi bintu iyo ntabigira gutya. Uzi umuntu uzi kuba ubayeho ufite ayo mafaranga, urara ahantu heza, nta kintu kiza nko kuryama ahantu hasa neza hari isuku, mu buriri wifuza buhumura nk'uko ubyifuza, uri kurya uko ushaka, uri kubona amafaranga kugenda mu modoka ushaka, ariko mu mutima wawe nta mahoro ufitemo, kandi nta wayakubujije, nta muntu wakuvuze nabi, nta muntu ufitiye ideni ngo arimo arakubwira ati uku kwezi nikurenga utanyishyuye ngewe biramera nabi. Kubera ubuto bwawe wabukoresheje mu bintu bitari ngombwa. Ntitugatume hari ibintu dukora nyine, impamvu mba mbivuze ni iki, nyine hari nk'ibintu ntabwo ari ukuvuga ko umuntu aba ari umwere. Nanjye wicaye ahangaha ntabwo ndi intungane, ntabwo ibintu byanjye byose byo mu bwana bwanjye cyangwa kugeza n'uyu munsi mbikora neza 100%. Oya pe oya, kuko mbikora neza 100% ntabwo nari kuba ndi kuri iyi si. Ntabwo ino si ibaho intungane, nta mumarayika uba kuri ino si, turakosa, ariko byibura nimba hari ikintu uzi gishobora gutuma njyewe hari ikosa nkora nkaba narivamo, kandi nkaba ndikora ntabizi cyangwa nkaba mbikora mbizi, ariko ukaba uri umwe mu bantu bamfasha kuva muri icyo kintu, wamfasha. Rero nanjye niba ibyo bintu narabibonye, ikindi nkaba nagiriwe n'ubuntu bwo kwicara kare nkumva ibyo bintu, kandi koko nkumva nibyo, kandi nanareba ibintu dukora hano kuri ino si nkabona nibyo. Sindi kuvuga abantu dukorera kuri YouTube, hoya, mu buzima bwacu busanzwe nakoresheje stati za WhatsApp. Buriya Instagram yo nabonye biba bidakabije cyane nko kuri WhatsApp. Sinzi impamvu kuri Instagram atariho abantu bagenda ngo babishyire, kubera ko hari igihe uba usanga wenda utari siri y'uko uwo muntu agufollowinga, ukaba wumva ko atari bubibone kandi ngo ushaka kumubwira, ukaba ubishyizeho. Hari n'abashyiraho ibi biswahili ukaba ugasanga ntubizi neza nimba uwo muntu umva igiswahili, aho namwe muba mwahombye. Ariko reka mbabwize ukuri, ndimo ndasoza, ndabasabye umuntu uzi ko icyo kintu agikora, tureke kuvuga ngo mu bantu bareba stati zawe hashobora kuba harimo umuntu uzavamo bosi, hashobora kuba harimo oya, hashobora kuba harimo n'umugabo wawe, hashobora kuba harimo umugore wawe. Wapostinze ikintu gisetsa abantu nta kibazo, wapostinze agafoto nta ribi, ariko nimba washwanye n'umuntu, nimba uzi ko uwo muntu ahekenya, niba ari kurya ukumva birimo birasakuza, mwashwana ngo n'ubundi se ngo kiriya ni igiki ngo kirya kigira oya, ibyo bintu ntabwo ari ngombwa ko nubishyiraho, ntabwo biri bukemure ikibazo mufitanye. Kereka niba iyo ubipostinze ibibazo byawe bishira, kereka nimba ibyo bitutsi n'ibiki byose uba wapostinze kuri stati zawe aribyo bikugaburira, ariko nabwo simamya ko byaba bikugaburira, kubera ko stati za WhatsApp ntabwo zishyura. Ikindi kandi hari akantu kagora mu buzima, ariko iyo ugashoboye uba ufite intwaro idasanzwe mu buzima: kwakira, kwihangana, kugira nyine subira mu buzima bwawe, kamvuge gutyo bihita byumvikana. Kuba umuntu utari wa muntu uhubuka mu kuvuga ngo uze ngo ubone ngo hari ibintu ngo byacitse ngo ugiye kuvuga, ubonye ibiki ugiye kuvuga, urarakaye, urahubutse, uravuga. Buriya guceceka ugahereza ibintu umwanya wabyo, ukaba waza kuvuga umujinya wawe wagabanyutse, ni byiza. Hari igihe upostinga ibintu bibi, mu kandi kanya hagahita haba icyiza kandi ugikorewe na wa muntu, wowe ubwawe ukumva ufite isoni. Nari nabivuzeho. Rero twige
kudafata sitati za WhatsApp ngo tuzigire nk'aho ari ikayi ufashe ukandika ukarira, kuko biba byiza nayo iyo uyifashe ukandika ukarira ukaruhura umutima wawe, urupapuro ukaruca ukarushyira muri toilette ugaflashinga cyangwa ukagenda ukajugunya muri dumburi kakagenda, uba ubizi neza ko ahantu rugiye ruragiye nta wundi muntu. Nibyo ibyo bintu kubigira mu buzima ni byiza, kugira ikintu cyo kutabona ibintu ngo ushake kubivugaho byose ako kanya, kutarakara ngo uhite uvuga nyine. Buriya kuba umuntu utuje, hari n'ukuntu ubona ibintu bimeze gutya abantu bakavuga ntabwo ajya avuga, oya nagaruka utavuga, uwo muntu aba avuga, ahubwo hari igihe yitonda mu bintu cyangwa se akabona kuvuga kuri icyo kintu muri ako kanya nta kintu biri bukemure. Mwakoze kunkurikira, Imana ibamere umugisha. Ibintu nifuzaga kubabwira uyu munsi, Imana ishimwe ko birangiye mbigezeho nkabibabwira nkabibasangiza. Imvura yari yabaye imvura, yari yatumye tubura ukuntu dukora, ariko imvura ni umugisha, alhamdulillah ko twayibonye. Buriya n'abantu bari bayikeneye cyane kuturusha ntibayibone. Imana ibamere umugisha, Imana ibamere ibyiza byose yageneye abantu ikunda yishimira, kandi Imana ibishimire. Imana ikintu utabonye muri uyu mwaka byibura uwutaha ejo bundi harimo iminsi mikeya, inshallah Nyagasani azakiguhe. Ndabakunda cyane, mwakoze kunkurikira.